itarimo kugenda iba myiza cyane. Navuga ngo naramvuye mu gitaramo cya nijoro cya bonane. Murabizi neza muri Kigali barimo baraturitsa umwaka tusezera twinjira mu wundi mwaka. Hanyuma rero tugiye kuvugana ku bijyanye n'igitaramo cya The Ben nanone, aho The Ben yagiye mu rusengero agafatwa n'ikiniga cyinshi ndetse n'amarira, ndetse tubabwire n'ibijyanye nuko na Bruce Melody musanzwe muzi nawe iri joro yaragiye mu gusenga akajya kwiyereka Imana. Hanyuma rero bivuga yuko bafite igitaramo kuri uno munsi, ndagira ngo mbanze makubite show ya Bruce Melody. Ndetse yari yagiye mu rusengero, ndaje mbumvisha uburyo byari byifashe, hanyuma noneho dukomeze n'ikiganiro. No sasa nzajya mbazanira udushya gusa ni ibintu kabisa byo kwishimira kabisa. Reka noneho mutegeke amatwi kano buri Sunday kuri chat nzajya mbaboneka, counting my blessings, namenye yuko nkunda mu minsi isanzwe nzajya mushimira mu byiza no mu bibi, amenye ko nayobye akanyobora izikwiye. That's why I say hallelujah. Nakupenda Baba, pokea sifa. Yeah, yeah, yeah. Amen. Reka mbabwire, dufite umunezero, dufite abakozi b'Imana bari hano imbere. Yeah. Ndagira ngo babasuhuze nashaka indirimbo yawe. Iyo ngiyo mu musozi uhagaze. Those are my problems, but my God is bigger than everything. Na nyogokuru yavuze ko wagiye umugeni imbere, nanjye uzanyimane ntuzatume susugurwa. Hey, na mimi nasema ame, 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 ame. Niyo batansubiza. Hey, nakupenda Jesse, yeah. Pokea sifa, yeah. Nakupenda Baba, unaweza yote. Baraburiza munyakazi ugashuri nyekeza. Nakupenda Jesse, pokea sifa. Iwanje birakara ngacamba n'umusoro. Nakupenda. Hallelujah. Murakoze cyane, murakoze. Nitwa Itahiwacu Bruce. Abantu bakunda kunyita Bruce Melody, nkaba ndi umuhanzi. Nanjye nishimiye ko Imana ihisemo ko mwakurangira ndaha. Hashize igihe kinini, imyaka myinshi ntabasha gusoreza umwaka mu rusengero, ariko ni kubundi byatangiye, niko twarezwe. Cya shitani cyagize gutya kiranyihugikana ndatinda, ariko mureke dushimira Imana ko uyu munsi ndi hano. Hanyuma nubwo sintera amagi, ariko iripfuye ndarimenya. Uyu mwaka ugiye kuba umugisha, n'umwaka wawe n'umwaka wanjye ndabyiyumvamo. Hallelujah. Murakoze cyane. Ibi bintu ntabwo bisanzwe. Bruce Melody ni wamaye stage ashaka n'indirimbo yiwaririmbe, mwabyumviye mu kiganiro duhereyemo mu kanya. Ubu rero nakubwira ngo cyari igitaramo kandi cyari igiterane kiremereye cyane nijoro. Dukomozaho rero ku bijyanye na The Ben. The Ben nawe yaragiye gusengaho amarangamutima mufatiye mu rusengero, nawe araturika ararira cyane ko The Ben byari bisanzwe bizwi yuko asanzwe asenga. Hanyuma rero bombi murabizi yuko mu kanya gatoya ku itariki ya mbere ni ibisanzwe muri BK Arena baraba bapfukishije abantu buzuye. Ewana muze kugerayo, n'utaragura tike simbuka yigure, n'utarayigura aze gukurikirana ibintu live turaba tubibahereza umuduri.
ewana ni igitaramo kitoroshye gusa nibyo kwishimira. Hari abantu bamuzi yuko nyine ngo mutagomba gusenga, ariko nimba ubona icyamamare nka kino cyo mu Rwanda kinyeganyeza imihanda kikanyeganyeza showbiz cyangwa se imbuga nkoranyambaga kijya gusenga, wumva iki wowe? Wumva iki kuba utagiye gusenga Imana? Byari ibintu rero bidasanzwe kandi byo kwishimira nk'abanyarwandakazi kubona umuhanzi nk'uyu nguyu atera inama akajya mu rusengero bakamukubita stage akaririmba, basanzwe bazi ko aririmba indirimbo z'isi. Ni ikigaragaza yuko bamwishimiye. By'umwihariko rero ku butumwa nahereza Bruce Melody, byakabaye byiza agiye avangamo indirimbo za gospel, byaba na ngombwa akajya no mu rusengero akaramya akanahimbaza Imana. Urebye kuri stage ukuntu Juste Bambe David yamwakiriye muri umuna wa Juste, ni igitangaza kabisa. Ubona ko byari ibintu bimeze neza, noneho mu ijwi rya Bruce Melody mwaryumvishe ku ndirimbo zo kuramya. Ahubwo Bruce Melody navuga ngo good chapeau, akomereza aho ngaho. Hanyuma rero bavugaga yuko mu minsi yashize, muri uwo munsi yashize ejo bundi, hari umuhuro wabaye Excellence Paul Kagame yahuriyemo n'urubyiruko. Ahangaha harimo The Ben na Bruce Melody. Abantu bakavuga bati The Ben na foto afitanye n'umukuru w'igihugu. Hanyuma rero hari ikintu cyaje gutangaza abantu, aho umuperezida w'igihugu yinjiye muri hari kubera inama, noneho asanga DJ cyangwa se umubanazi waho arimo aracuranga indirimbo ya Bruce Melody irimo ijambo bita bado. Yinjira avuga ngo nanjye numvishe indirimbo murimo muracuranga, ati yitwa bado ya Bruce Melody. Abantu rero baravuga bati byanze bikunze rw'umuntu w'umuyobozi mukuru w'igihugu aba adashatse kugaragaza ngo uyu ni wafana, ariko birumvikana yuko hari ikintu runaka biba bishatse kuvuga. Hanyuma rero ndagira ngo mbararikire mu kanya gatoya mu masaha ya saa 2 saa 4 n'igice gutyo, muri BK Arena haraba hahiye Bruce Melody na The Ben n'abandi banzi bagiye batandukanye. Biraza kuba ari showbiz. Hanyuma njye twabanaga kuri mikoro ni Ezekiel. Mukomeze mu nkurikirane, nyamuneka nimugeze kuri YouTube yanjye kora subscribe rwose, kora subscribe, nta kintu bitwaye kugira ngo twibanire ndetse njye mbakubita ibyiza gusa bigezweho hano mu Rwanda muri showbiz. Ciao, ndabakunda cyane. Yes, ngira ngo murabyiyumviye rero, cyari igitaramo kiremereye kandi gishyushye. Ahangaha uyu bita Bruce Melody cyangwa se Munyakazi, byari ibintu ubona ko biryoshye mu rusengero. Yarakimara kugera mu rusengero ashyira amavi hasi, ubundi abapasiteri n'abakozi b'Imana barabanza baramusengera, baramwakira. Avuga ko ubundi yakuriye mu buzima bwo kuririmba cyangwa se bwo gusenga Imana, ndetse n'iwabo ko bari abantu basenga Imana bakanayiramya. Avuga ko kubera guhugira muri showbiz n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bitajyaga bikunda kubaho yuko asoza umwaka ari mu rusengero arimo arasenga Imana, ariko avuga ko byanze bikunze iri joro yaraye abishoboye. Ahangaha rero musanzwe muzi David uvukana na Juste, David wakoraga muri El Shaddai na ubu ngubu niho abarizwa. Akaba azwi ku ndirimbo ivuga ngo sinakurekura, erega sinakurekura. Uyu nguyu niwe wamwakiriye kuri stage, amufasha no kuririmba iriya ndirimbo ya Bruce Melody bita Munyakazi. Indirimbo Bruce Melody yakoze yo kuramya cyangwa se yakoze yo kumvikanisha ijambo ry'Imana, ndetse ya gospel kandi ikunzwe hano mu Rwanda. Uyu nguyu rero abavugabutumwa cyangwa se abapasiteri nibo bavuze bati ibi bintu ntabwo bisanzwe. Bruce Melody niwe muri stage ashaka n'indirimbo yiwe aririmbe, ngira ngo mwabyumviye mu kiganiro duhereyemo mu kanya. Uyu rero nakubwira ngo cyari igitaramo kandi cyari igiterane kiremereye cyane nijoro. Dukomozaho rero ku bijyanye na The Ben nawe yaragiye gusengaho amarangamutima mufatiye mu rusengero, nawe araturika ararira cyane ko The Ben byari bisanzwe bizwi yuko asanzwe asenga. Hanyuma rero bombi murabizi yuko mu kanya gatoya ku itariki ya mbere ni ibisanzwe muri BK Arena baraba bapfukishije abantu buzuye. Muze kugerayo, nutaragura tike simbuka yigure, nutarayigura aze gukurikirana ibintu live turaba tubibahereza umuduri. Ni igitaramo kitoroshye gusa nibyo kwishimira. Hari abantu bamuzi yuko nyine ngo mutagomba gusenga, ariko nimba ubona icyamamare nka kino cyo mu Rwanda kinyeganyeza imihanda kikanyeganyeza showbiz cyangwa se imbuga nkoranyambaga kijya gusenga, wumva iki wowe? Wumva iki kuba utagiye gusenga Imana? Byari ibintu rero
bidasanzwe kandi byo kwishimira nk'abanyarwandakazi kubona umuhanzi nk'uyu nguyu atera inama akajya mu rusengero bakamukubita stage akaririmba basanzwe bazi ko aririmba indirimbo z'isi, ni ikigaragaza yuko bamwishimiye. By'umwihariko rero ku butumwa nahereza Bruce Melody, byakabaye byiza agiye avangamo indirimbo za gospel, byaba na ngombwa akajya no mu rusengero akaramya akanahimbaza Imana. Urebye kuri stage ukuntu Juste Bambe David yamwakiriye mu murumuna wa Juste, ni igitangaza kabisa. Ubona ko byari ibintu bimeze neza, noneho mu ijwi rya Bruce Melody mwaryumvishe ku ndirimbo zo kuramya. Ahubwo Bruce Melody navuga ngo good chapeau, akomereza aho ngaho. Hanyuma rero bavugaga yuko mu minsi yashize, muri uwo munsi yashize ejo bundi, hari umuhuro wabaye Excellence Paul Kagame yahuriyemo n'urubyiruko. Ahangaha harimo The Ben na Bruce Melody, abantu bakavuga bati The Ben na foto afitanye n'umukuru w'igihugu. Hanyuma rero hari ikintu cyaje gutangaza abantu, aho umuperezida w'igihugu yinjiye muri hari kubera inama, noneho asanga DJ cyangwa se umubanazi waho arimo aracuranga indirimbo ya Bruce Melody irimo ijambo bita bado. Yinjira avuga ngo nanjye numvishe indirimbo mwamurimo muracuranga, ati yitwa bado ya Bruce Melody. Abantu rero baravuga bati byanze bikunze rw'umuntu w'umuyobozi mukuru w'igihugu aba adashatse kugaragaza ngo uyu ni wafana, ariko birumvikana yuko hari ikintu runaka biba bishatse kuvuga. Hanyuma rero ndagira ngo mbararikire mu kanya gatoya mu masaha ya saa 2 saa 1 n'igice gutyo, muri BK Arena haraba hahiye Bruce Melody na The Ben n'abandi banzi bagiye batandukanye. Biraza kuba ari showbiz. Hanyuma njye twabanaga kuri mikoro ni Ezekiel. Mukomeze mu nkurikirane, nyamuneka nimugeze kuri YouTube yanjye kora subscribe rwose, kora subscribe, nta kintu bitwaye kugira ngo twibanire, ndetse njye mbakubita ibyiza gusa bigezweho hano mu Rwanda muri showbiz.